nifuza gusohokana nakujyana ahantu muri pisine tukogana kwa kundi uri kumva nkajyana muri massage sha ninjye uzakwimasiriza ntago nzemera ko abakozi aho bakumasa izina ry'Imana ndishimye ahantu hose kubyemerewe se nta kibazo kabisa ndabigusezeranya kandi nzabigukorera sibyo uzaba uwanjye ibihe byose uri kumva sheri kuki tutahuye mbere umwanzi w'ibihe ariko ni amasaha kuko Imana yabikoze izi mpamvu ku kazi baramamagaye uzajya umbwira njye na namuterura nta kibazo reka muterure bati kuzakujyana akora n'umukire je mfite amafaranga sheri n'urukundo kandi umukire rwose ariko nuvuga ngo ububi mfite bukuvurwa amafaranga ahita azagakubita bwabo bingahita mpinduka mwiza ariko ujye ukunda njye ntugakunda amafaranga oya mwese ndabakunda sheri ntunsome ndwaye ku munwa ati ikibazo se wowe wumva umeze uti iyo turi kumwe uvugisha kuri utabeshya wumva umeze hari ikintu kimwe nagukundiye kimwe cyonyine ibindi byo ni byinshi sinabasha kubivuga ndamabere yawe uzi kugira uburaya bukanakugaragaraho sheri surumva ndebe wakambwiye mfite uko ubizi reba hano duhagaze sibyo abantu baduca ukumva ngamabere ukunda iki mu byo kurya ibyo ukunda byose wowe mu byo kurya ukunda iki ndashaka guha urugero rw'uburyo nkunda amabere yawe nawe urabizi usa ni ngombwa mbivuge usa warabyibagiwe urabibonye ukunda burushete sibyo niyo ntura kumwushikuza burushete turi muri shambo n'ugiye kusohora sheri ufite ubwoba nose nabufite aha nta muntu utureba nk'umuntu ako ni mu muhanda sheri nawe ujya ushyiramo akantu ko kwibaha none se uzankundira mu gihuru unkundire mu nzu nitugera mu muhanda we kunkunda kandi ufite ubwoba ko ushaka kumuca inyuma oya sheri nawe undi muntu nkundana nawe rwose ni wowe wenyine si ikibasumba nkawe tangiye kunkora birazamutse reka ngo hobere we sheri ntugahene mpobera neza sibyo kugira ngo uhobere gute erega ikibazo ni uko nyine ugiye kumpa akabizu n'agatire kugira nishimye kwa kundi nyine wasohoraga ururimi cya gihe turi muri shambo n'ugiye kusohora ngaho byihorere ufite ubwoba ngaho akabizu konyine I love you nahita nkwanga kandi se dupfuye cya gihe waransomye urangije umara n'ururimi none ubu nsomyaho nanjye njye ngukunda urukundo rugarukira aha rwe kwinjira imbere mu mutima wanjye rujye rugarukira vuga ati ariko dukundana se kubera kandi dukundana ugiye kukama neza ururimi wenda uri burumbere muri rogi ariko ugiye kukama neza hagati na hagati nimba ubyanze sibyo nanjye ndakwanga ibintu turabikemura neza uzi ko narinjye no kugura n'imodoka ubu ngubu hari n'inzu nabonye nshyashya tugiye kwimukiramo wakihanganya ibintu tukabikemura imodoka n'inzu waretse tukabikemura kugura iyawe byananiye wirirwa mu nda none ngo Baby turabikemura tugende nyine turabikemura wakitonze ko turabikemura uko bukeye nuko bwije uhora uzana strategy itandukanye ibyo wakoze ejo ntabwo ari byo ukora uwo munsi kandi usigaye unca inyuma urukundo kandi nindamuka mbimenye njye ntabyo nkora ntajya mbikora ari we rwose uzabimenya uwo munsi bizarangiriraho cyangwa nzishakira undi dore ko wowe rwose nta n'amafaranga ahagije ufite urabizi ngiye kukwereka ikintu gishoboka ikihe urabona ukuntu twatangiye dukundana nose uri ntabwo tugikundana reka gato nkwereke dukundana bwa mbere sinabaga nemewe no guhagararana nawe sinabaga nemewe no kuba nahura nawe nk'uko duhuye byaje kurangira noneho tunahuje imibiri sibyo siko biri none birimo birakora iyo bita comeback birimo birasubira nk'uko byatangiye hari ibyo wamenyereje wankoreraga ubu utakinkorera nukinsoma ku munwa ko undi muntu mbikorera bureka gato buretse aho wamugeze ntabwo ariho ukeka ko ibintu nagukorera hari undi muntu bikorera ngo ibintu utankora hari undi muntu bikorera nimba se twaratangiranye tugihura cyagiye ntabwo naguhobeye ugahita witosa niwambwira ngo urumva witosheje uranshaka ubu uyu munsi wa none urimo uransoma ku itama
kandi ibyo bigeze ku rwego rw'uko wansomaga ku munwa ukama n'ururimi. Ibyo rero biri kunyereka uko twatangiranye byarahindutse. Reka nkwereke ngiye kukureka. Nyine umva nkubwire njyewe ntabwo nzakundana nawe kubera ko hari ibyo ngukorera cyangwa hari ibyo nagukorera kandi nakigukorera. Niba wumva uburyo nkwitwaraho bitakunyuze nigendere rwose kuko usigaye unera stress wivunika buri munsi wivunika ibintu ntazi wivunika abantu bikura ubundi wabaye wivunika. Reka nkwereke kuko mbona ahindutse. Reka nkwereke umvunye amaguru n'ubundi cyagiye urabizi nagukoreye imibonano zana ibikomeye mu buriri. Nubizi muri roge hano nagiye ntago bashobora gutuma nongera gusubiramo amashuka warayangije. Zizo mwana wa nawe mami ngo nkubwire umva simani gihe nibyo ndimo ndakubwira ukuvuga ko muri iyi minsi we natarimo ndaboneka akumumura wenda aza kode uyu mwana we utuza ariko si wumva ngiye nagira ibibazo nawe mwana oya mwana basi mbabarira sibyo okay ngo basi uretse gakamanze vuganira mama ndaje tuvugane sasa grafe ntabwo ngiye mvugana nawe wambaye ubusa. Ese niba narindi mu nzu nzana amatuzi imbere cyane wambara wagicucu. ako si wowe wabaye niba narindi mu nzu harimo icyokero wajyanze meze gute ako si wabaye uteze izo kuki wambara ubusa ako mama kandi muri gihe ibyo bintu mbikubonaho. ese umuntu niba ari no mu rugo bijyo ngo yambara imyenda yose ahubwo numvaga sinzi ubundi barimo ratongana n'abandi. Oya ntabwo ahubwo mukuru wawe yashenye byarangiye. Mwambwire kare avuye ahangaha n'umugore we mbega intambara. Ari umugore ni isasu, ari umugabo ni irindi, mbese nta funi bose ni imijyoyo. Mbega intambara ngo umugore nawe ngo afashe umwanzuro ngo siwe mugabo wenyine ngo simfura mu bagabo sinumuhererezi mu bagabo. Undi nawe ati nanjye singushaka. Mbega intambara zizo. Iyo nkuru yawe ngiye narayihaze we narayizana n'ibindi bintu bishyashya ngiye kumva ngo abagiye gusenya. Tabara ujye kuramira mukuru wawe. Nabyo nabara n'ubundi nta mugore nta mugabo bose ntibashobotse. Undajya kumva nkumva iderejo baramamagaye. Ngo mwengo yasize ng'igihumbi ngo 2 ngibiki n'ibiki. Ye ngo umugabo ngo asiga 2 agasiga 1000 ngo ariko ngo gashaka kurya inyama. Akusundi mama tuvugishwe. Wareka tuvugishwe. Berediana narumiwe ngo agashaka kurya inyama yasize 1000. Umugabo ati reka dati gesiga 5. Intambara yabaye intambara. Ntago rubindi 5 yabisiga sukwirare. Reba akibona hanga. Ibya mu gitondo bivuga ko ngiye mwana ngiye wakabiriye bijya kubona nkabona yabigezeho. Bazi ko nabyukaga mfa ibiryo nawe none yibaze umugore we kamera. Ngiye gose n'umugore n'inda yinjiza abagabo. Biki? Aha, yinjiza abagabo. Usiga ufite uburaya bwinshi ubanza uncinyuma ariko ningufata. Uzi ibintu nzagukorera? Mba sorry gatoya. Yes mami. Haram nainje hirya gatoya ariko ndaje. Oya nta kibazo ndaje. Muze abanyeshuri muze twigire mujye bureka bana bo mu rugo baratashe. Reka batahe bagera mu rugo. Mumbwirire mama. Ye nta kibazo urabona nyine. Nizere ko uyu munsi ari umunsi wawe muri nawe sibyo? Ugiye gupfa? Ugiye gupfa? Hanisoni. Mbwani mugiye gupfa. Ndakwiyamye nundi munsi. Sugiye no kunkubita. Sinzanye no kukubona umpamagara. Kuzongera kumpamagara usambona. Mana y'isi n'ijuru ibyo nagusabye urabinkora yakira icyubahiro. Yewe ngo naramukunze ngo ni Kanyana. Kitwa n'umuru. Ntabwo ari Kanyana ahubwo ni Kaguru. Bakishara ry'umukobwa. Gisigaga uvuta bunuka mu buryo usibyirari. Nikagenda zashaka abana. Usa nk'ufite ibintu sinzi ibintu ndi kubona wowe ufite bimeze nk'amarere sibyo? Wivunika rwose. Ni wowe pa kubikoze ni nk'inkwano ubwo mbese muri make twe ntabwo tujya turera kuko wowe ntabwo uryo muri azakagira ngo wagira ngo wakenye gira ngiye mu kazi gira ngiye ukeneye angahe
gira ngiye mu kazi. ukeneye angahe Ayo ubona yose gira. nayo bebe mbona urumva atameze nk'aho arimo arangurisha nimba ari ayo mbona Se, wabaye. cyangwa ayo mfite sindi hano kubyumva. singomba guha Wabaye ute? Bakuvanira iwacu ubuntu Aki. ugende bitanu byonyine. ubwo dore ukwavu Ubwo iyi ni inkoko ni urukwavu cyangwa? mwese Ako ubundi naro. uvugishije ukuri Oya nawe turi arabivuze ngo kugura. ndi urukwavu ntaribi. njye nawe turi Koko uri kugura. urukwavu se? ako Ndimo kubaza. nkurikije kuko wamubwiye ngo ayo mbona Ubwo bisa Nakubwiye nkaho ngo wowe ceceka. bisa nkaho mumbwiye ngo mugiye kungurira akantu rero. oya bisa nk'aho umuntu akubwiye ngo Ubundi se ceceka atari ako twara kantu. ucece kugabanya amagambo ntari ibyo nibyo bubwa ndi baguhaye. andi tuzaba tuvuga. nayo ni menshi kubera ko ntabwo ubundi bakagurisha Oya, nta kibazo. ngakomeza no barimo baraguhaze Okay, baba. noneho ikindi gikurikiyeho ni iki? Gahunda zo kubaka urugo. Nizere ntabwo yuko wo twubakira Bebe, aya twigendere. banza wumve Umva se, okay. Bebe, twubahana Ejo uzaza umbwira ngo yanga byanze nga Bebe tugende baguhaye ziba baguhaye sawa. Ubwo rero urugo rwiza. Sheri, kumva nkubwira. Ntuzagire ikindi kintu nshinja. Kuba uri mugufi nicyo kintu cyonyine nagukunda. Noneho tayo ufite mana we. Uko uteye n'aha handi niko hameze. Niko. Nakumva nkubwira. Urukundo nkukunda. Ana Imana yaragiye irarutubura. Aha. Mbese yanteretse ahantu nta muntu mbese muri sinavuze ni muri paradizo harya bajya bavuga ngo ni mu ni paradizo. Yesu we. Nkubwira. Amaguru meza, agasaha keza. Mbese nta hantu na hamwe. Naha na hamwe uteye nabi kuri njye. Yego. Nawe uteye neza. Ariko jya undeba. Ariko mana. Sheri mwiza. Ndashaka kuzajya kukwereka iwacu rero. Urabyumva ute? Urabitekerezaho iki? Iwanyu? Iwanyu se bazabyemera we? Batabyemera se barantegeka. Ntabwo mbizi nyine. Ese niba bazakurongora? Wese mama wawe ntabwo umubona. Mama wanjye? Mami ni akazi kiwe. Rega urukundo. Aha. Urukundo ni urukundo nta muntu urwivangamo. Yego. Ntabwo mu rukundo umuntu arwivangamo kandi iyo umuntu akundana n'undi Imana yakundemeye n'izo uko tuzaba. Sibyo? Ke dutegereza nyine wenda Imana ifite ukuntu izabigenza. Mugani ko wankunze. Ifite n'ukundi izabigenza nyine mama wawe akabyemera. Nabo abavandimwe bawe. Ko nshaka kuzagukorera ubukwe se. Urabyumva ute? Amafaranga mfite. Amafaranga mfite ni menshi. Ndabizi. Tuguse tuzagukorera hehe? Buranjya nkutekerezaho ndyamye. Nkatekereza turi mu ishuka y'igitare. Shyamva nkumva ninjye. Amashuka y'umweru. Nkumva ninjye ugezweho. Sheri. Ese buriya uko uteye nta handi niko hateye ntiwanshubije. Ego. Urameneka fresh we. Cyane. Urambeshya Sheri. Ntabwo mubeshya. Ntabwo beshya. Okay. Naye nzatungurwa mpageze nimpagera naye nzagerageza nkoresha uburyo nshoboye ndebe ko hari ikivamo. Insanga kitavamo. Nkumva. Uzambwira uburyo cyumbeshyamo. Aya ntabwo mubeshya. Urumva nakubeshya n'ukuntu mukunda we. Happy. Nuko Sheri. Ni byiza basi ko mu mwanya tukaganira sibyo. Basi iyo tuganiriye mba numva muri njye ntazi ukuntu umeze. Mba numva mana we. Naragenda hengama ndararama. Mera nkaho ibikomere byose ufite hano ku mutima. Njyewe mari nk'igisubizo cyo komora ingoma zose ufite ugasigara ukeye ukagitekereza. Okay, nimba bisezeranyije ariko uzabikora. Apana nk'abiki gihe iki? Basezeranye ikintu umuntu bikarangira batagikoze. Ngo nanjye nzagukunda. 110 ku ijana. 110? Ngiye ni 300. Ibaze 300 ku ijana Sheri. Nzagukunda nkwimariremo kandi ngi nubundi naragukunze. Mahana rero. Iryamira mu gituza wumve noneho njyewe. Yiri kwinkoza. Yewe nyine wanywesheje. Ufite na twatuntu.
utu rero noneho mu buriri tumeze nk'izi nyashi za nyashi ni byose ni ukuri niyo mpamvu nanjye nzagukunda kandi kabizu sheri numvaga ari byiza mu mutima wanjye uzi ukuntu umeze nk'amaraso burya amaraso yabuze umutima yungurura ngo pompe ntago wabaho nanjye nuko rwose aho igihe tumaze kumenyanira wese wumva nawe kabisa akanyamuneza ni kose noneho wowe ntubireba njyewe bambira ko mana wavutse uri umwe ku mubumbe k'uyu mubumbe urabeshya we nta wundi muntu nagiye Juakari nagiye Tanzania nagiye South Africa nagiye muri Amerika na hano mu Rwanda nta mukobwa ndabona neza nanjye nzagukunda rero umva iteka ryose umunota isaha umunsi igihe cyose nanjye uzajya unkenera ndahari igihe cyose nzajya ngukenera isaha umunota umunsi no mu mwaka yewe njye nzajya nza ku bwawe dore ko nkwereka ukuntu ngiye rero ndi uwo mvuze kuri wowe utagira ngo ndakubeshye wari wabona amazi nyine uko nimba uzi ko bujya bwira utikojejeho amazi ubwo naba nari mu buzima bwawe barako ndi nk'amazi kumwe ugiye kuyakaraba ubwo ni njyewe kumwe ugiye kuyagura icyo gituma nzatuma ni ukuri ibyishimo niyo nababaye nkagutekereza igihe tumaranye nsigaye numva ameze neza wagira ngo ndi mu yindi si bigenda nawe bizi buhoro buhoro mu maraso nsigaye meze neza mana yanjye ndaseka naho ubundi imbere kare wari umeze ngo buhoro urakaye mpekenya amenyo ariho ubu ngubu urabona ndaseka ndishimye hari ikintu kimwe nshaka uzagukorera kigahita kikwibagiza ibintu byose byagukomerekeje ndashaka kuzagusohokana ndishimye ndashaka gusohokana nkakujyana ahantu muri pisine tukogana kwa kundi uri kumva nkajyana muri masaje ninjye uzakwimasiriza ntabwo nzemera ko abakozi aho bakumasa izina ry'Imana ndishimye ahantu hose kubyemerewe se nta kibazo kabisa ndabigusezeranira kandi nzabigukorera sibyo uzaba uwanjye ibihe byose uri kumva kuki tutahuye mbere umwanzi w'ibihe ariko ni amasaha kuko Imana yabikoze izi mpamvu ku kazi baramamagaye kandi urabizi baravuga ngo roho nzima mu mubiri muzima bahamamagaye ku kazi buriya twahuye mbirengagije mbabeshye ngo ndimo ndaza mu kazi sibyo ihangane rero ndabizi kuvuga menshi siko biba menshi siko kuyameza nibyo tuzongera duhure kuri uwanjye se isaha cyose turi kumwe nzanakuraza sibyo ariko nari njye naguha kabizu ko kugusezera we ako kabizu wumve ko ninjye turi kumwe sibyo sawa